Aya magambo yavuzwe imyaka irenga ijana ishize kugeza n'ubu agikomeje guteza impaka. Ese koko Nyirabiyoro yabonye ibizaba ku Rwanda mbere y'uko biba cyangwa ibyo twita indagu? Ni inkuru yagiye ihindurwa uko imyaka yagiye ishira. Uyu munsi tugiye kwinjira mu ndagu zikomeye cyane mu mateka y'u Rwanda, dusobanukirwa icyo zivuze, aho zaturutse, n'impamvu kugeza n'ubu zigikomeje gutera ubwoba no kwibazwaho n'abatari bake. Indagu za Nyirabiyoro. Ubwatsi bwo munsi y'inzira buzahura n'ubwo haruguru, u Rwanda ruzahabwa Nyangufu. Nyirabiyoro ati, Rukara rw'igisunzu ruzagwa mu mibyuko, igihugu gicura imiborogo. Nyirabiyoro yari umunyakaragwekazi, akaba n'umupfumu wari uzwiho ubuhanga buhanitse ku ngoma ya Kigeli Rwabugiri, wari warasimbuye Mutara wa kabiri Rwogera. Nyirabiyoro yari afite imyaka 55, icyo gihe mu mwaka w'1880. Igihugu cyari gifite ibibazo ku nkiko, ikirwa cy'Ijwi cyarigometse, gitegekwa na Nkundiye wa Kabego. Mu Ndorwa no mu Bunyabungo barigometse, imyaka itakera ku buryo bushimishije. U Rwanda ubona rwarugarijwe n'akaga. Kigeli wa kane Rwabugiri atumizaho Nyirabiyoro ngo ahanure intsinzi y'ako kaga. Kubera ko Rwabugiri yateguraga gutera Ijwi, mu Ndorwa n'Ubunyabungo akahagarura, Nyirabiyoro amuhanurira ko azabatsinda. Amubwira n'amazina, amumenyesha ko ingoma izahinduka mu gihe kitari kure, abana be Rutarindwa na Musinga bakayirwanira bigacika ku rucunshu. Koko rero ahagana mu mpera z'umwaka w'1896, Mibambwe Rutarindwa yimye ingoma, Rwabugira amaze gutanga. Bamuha Kanjogera nyina wa Yuhi Musinga ngo amubere umugabekazi. Afata izina ry'ubutegetsi rya Nyiramibambwe. Kanjogera yari afite basaza be babiri, Kabare na Ruhinankiko. Bagambiriye kwambura ingoma Mibambwe Rutarindwa, bakayiha mwishywa wabo Yuhi Musinga. Kabare na Ruhinankiko ibyo babigezeho koko, bafatanyije na mushiki wabo Kanjogera Injonge, bararikoroza ku rucunshu, bica Rutarindwa, Yuhi Musinga yima ingoma. Nyina aba umugabekazi ku izina rya Nyirayuhi. Nyirabiyoro kandi yahanuriye Rwabugira iby'umwaduko w'abazungu n'ibintu bizawukurikira. Nyangufi azamburwa ubutegetsi, abanyiginya umunsi imbwa zambaye ingoro, ingoma zikavugira mu marangara. Nyirabiyoro akomeza aragura ati, Nyangufu azicwa na Rukara rw'igisunzu rugenda rutseta ikirenge, ruzateza u Rwanda akaga, umunsi ruzagwa mu mibyuko, amaraso akameneka ari menshi. Nyirabiyoro abwira Kigeli ati, ko kuri Kigeli kigera ikirenge mu cya Rwogera, uragura inkiko uganza umurera, uragaruza mu Bushiru no mu Bushugi, uragenga Ubuhoma, mu Burera no mu Bwanacyambwe, urahaca ibiraro, Nyaruguru no mu Buganza, bagatura amahoro, urarwagura u Rwanda, nyamara urakorera ubusa. Rwabugiri yireke Rusine yonke. Nyirabiyoro ati, Rusine rw'icike ruzima inka rutazibyara, ruzagenda hasi no hejuru, maze rukazagwa igihugu igicuri. Dore bazaza abagabo b'urutuku rwera, bitwaje imyuko kandi bagenda bicaye, bazakigabira umubambuzi ashakwa. Zirajya hehe Kimugizi, Rwoga, Rwamo na Karinga. Umunsi imbwa zambaye amarongoro, ingoma zivugira mu marangara. Ku munsi wa Ngirente ababyeyi bazifuza kuba ingumba, ubwatsi bwo munsi y'inzira buzahura n'ubwo haruguru. U Rwanda ruzahabwa Nyangufi, azamugenda runono, Rukara rw'igisunzu ruvuga rugoreka amagambo, ruzamwirenza Rukara rwambaye utubuye ku ntugu. Igihugu rukigabiza umugore, ariko urugo ruvuga umugore ruvuga umuhoro. Dore abasangirangendo bararyana ijoro n'umunsi, bamwe bashyizwe ku ngoyi. Ruganzu yambutse Akagera, ashinga imiganda ishyanga, afatana urunana n'abavantara. Dore Rukara rw'igisunzu rugenda rutseta ikirenge, aririwe naraye. Uru rugamba mubona ararutsinda ate? Inkiko zirugarijwe, aragoreka amagambo ariko niyiyimbire. Dore bazamutsinda mu mibyuko, igihugu gicura imiborogo. Intore zizagarura ituze, intebe zizicazeho Rukirigitangwe rwa Mudatinya, umugabo wambaye uruziga mu mboni. Ihumure riragaragara, ariko se ko mbona bacuranwa, abana bose nibahabwa ijambo. Dore Rwego Rukangurashyamba azuye umugara. Ese zimandwa ko mbona zisatiriye ku murinzi zisakabaka, umukuru ngombwa azayobora imihangate. Ndabona umugabo ushesha akanguhe avuga isigatigita, ababyeyi bakamuha impundu. Dore yegereye ku murinzi Ruterandongozi, ashagawe n'abaturage ibihumbi n'ibihumbagiza. Ndabona Rutuka musanga afashe uruboho mu ntoki, afashe ijambo ahumuriza abaturage. Impundu zivuga urwananga. Indaga igeze aha, Rwabugiri wari wicaye ku gisasira igihe Nyirabiyoro yamuhanuriraga ibi byose, yasabye ko yabanza akibambika, yaza kwibambura, umunyakaragwekazi akagumya kumubwira ibisigaye, akamubwira n'intsinzi. Nyirabiyoro abanyagikari bamujyanye kumutegurira aho aryama. Umwe muri bo asubira gufata amategeko ku mwami, asanga umwami ameze nk'ubabaye cyane kubera indagu Nyirabiyoro yari amaze kumugezaho. Uwo munyagikari asohoka atekereza ati, uriya mugore usize arakaje umwami akoze ishyano. Aragenda amucumita ikimito mu rwano, amwica atarangirije Kigeli indagu. Ubucurabwenge bwari busigaye bubura buryo. Mu mateka y'u Rwanda, indagu za Nyirabiyoro zakomeje kuba inkuru ivugwaho n'abantu benshi, zivugwa nk'umurage w'amateka n'umuco w'Abanyarwanda.
niba zari ubupfumu, ubwenge bwa kera cyangwa inkuru zahinduwe uko imyaka yagendaga ishira, ikintu kitavuguruzwa ni uko zakomeje guteza amatsiko no kwibazwaho cyane kugeza n'ubu. Kandi iyi niyo mico y'inkuru z'amateka zituma twibaza, tugasubiza amaso ku byahise kandi tukumva neza aho twavuye. Ariko se Nyirabiyoro yari mu ntoki? Nk'uko bivugwa n'amateka n'imigenzo y'u Rwanda, Nyirabiyoro yari umunyakaragwekazi wari uzwiho ubuhanga bwo kuragura no guhanura. Avugwa nk'umuntu wagiraga inama abatware n'abami b'u Rwanda, cyane cyane ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri. Amateka ntavuga neza aho yavukiye cyangwa se umwaka yavutsemo. Icyakora hari inkuru zo mu mateka zivuga ko ahagana mu mwaka w'1880 yari afite imyaka igera kuri 55. Ibyo bivuze ko ashobora kuba yaravutse ahagana mu mwaka w'1825, nubwo uwo mwaka utazwi neza nk'umwaka Nyirabiyoro yaba yaravutsemo. Kandi nanone nta mwaka wemejwe w'urupfu rwe. Inkuru gakondo zivuga ko yaba yarishwe ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri, ariko nabyo ntibifitiwe gihamya yizewe mu nyandiko z'amateka. Icyo tuzi neza ni uko izina rya Nyirabiyoro ryakomeje kugaruka mu nkuru z'amateka n'imigenzo y'Abanyarwanda, kandi indagu zamuvuzweho cyangwa se indaguze zakomeje guteza amatsiko no kugibwaho impaka kugeza n'ubu. Iyi nkuru y'ubucurabwenge bwa Nyirabiyoro tukaba twayisomye ukwiri, kandi ntabwo igamije kugumura cyangwa se guteza igikuba muri rubanda, kuko n'ubundi isanzwe ihari. Icyo twakoze ni ukuyishyira mu majwi, ntacyo twakuyeho nta n'icyo twongeyeho. Ntimukibagirwe kugaruka kutwumva. Mukande kuri subscribe abatarabikora kugira ngo ibiganiro byacu bizaze bibageraho ku buryo bwihuse, kandi mwibuke kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Facebook, TikTok, Instagram ndetse na X. Hose dukoresha Hunter Park. Munasure website yacu isheja.com.